sinikangure nico gihe madamu yambwiye ko yahise ahamagara papa mukuru wa saa saba za nijoro ambwira ko naremze nari mfite icuya ku buryo yaje mu cyumba asanga naruje imyenda yaroze kubera icuya arambwira ati Trezor yaremze kandi agwaye umwanya muto yaragwaye ariko si cyane none ubu nyine yaremze cyane ku buryo atugeze mu gitondo utari kuvuga ntari kubasha kubona ubumbura akanwa aramuhamagara ati wowe none nze ati ngwino ahubwo watinze ita ushakisha akamoto ubwo saa saba za nijoro saa munani kiziregera tishakisha akamoto ati oyaye akamoto terekanse ahamagaye moto kuvuga ngo ubone moto ya saa saba hari akayore Nyamavira biragoye gakuru none umva umuntu wakundaga kugenda amaze amezi 5 uri mu nzu uba mu nzu mu cyumba uterurwa bakagukora serivisi zo kuguterura kuruhinja urumva rero tibyoreka nagata amaraso aba yaripfunditse amaraso ntamanuka kuko byari bimeze bisanzwe kuko ntugendaga kuri amaraso zatembera ari uko umuntu akora siporo rero nicyo kibazo yaripfunditse kubera kuryama rero ugerageza ugende ucumbagira ubabara ariko amaraso abona uko atembera mu mubiri wawe neza yego kabyimba nkababara nakandagira ngagutya ngandagiye nkababara byaba ngombwa ko amaguru nyashira ko ntuze gutya sinkandagira hasi ku meza yashize ku ntebe cyangwa ku meza nagiraga intebe yo narashiraga imeza cyangwa ku meza kayashiraho karya nyashizeho najaga kuryama bakazana umusego bagasigura amaguru kugira atabyimba kugira ntabyimba none ngacurama kwa kundi umuntu ntuzuje kuzushira umusego ko ntuze kwijuza kugira ngo ugende hejuru amaguru akagenda kugira ngo aho neza mumeze mute murakomeye bakunzi bacu bafana bacu abantu mudahwema kudukurikirana abakunzi biwacu Talk mumeze mute twe turakomeye turashima Imana ikiturinze nizere ko namwe aho muri mumeze neza dukomeje no kubashimira kubwo urukundo rwanyu support yanyu mukomeza kutwereka umunsi kundi turabizirikana cyane turabiyegereje muri iki kiganiro turi kumwe na mwene data abenshi muramuzi ariko kandi nta umenywa na bose ahari hari abatamuzi niyo mpamvu tugira ngo atangira twibwira nyine ku muntu utakuzi ku buryo bamwibwira akaba yakumenya turakwegeje cyane murakoze Imana ibamugisha yego watwibwira kugira ngo tuganire n'abantu bakuzi bamenya amakuru yose murakoze hanyuma amazina yawe nita Trezor Alex sinari nkaza ko waroza kahe Trezor nyine niyo narinze muntagira birega sindi nyawo nitwa Trezor Alex ndubatse ndumupapa umwana w'umukobwa n'umudamu nuko umwana w'umukobwa n'umudamu nta n'undi uteganya kugira ndagira nabo ngabo bari mu gitabo cy'Imana yego turakwegereje cyane ngo wisanzure hano kuri channel yacu ndatekereza ko ari ubwa mbere ugezeho ariko kandi ni inshuti yacu no muvandimwe wacu turakwegereje rero kugira ngo tubane muri iki kiganiro n'abandi wenda baje vuba bakora subscribe kugira ngo bazajya bakomeza babone ibiganiro byacu bya buri munsi nanjye amazina nitwa Kamariza Divine ndi umumama
mfite abana n'umutware. Bangahe? Abana 2. Na papa wabo ni umwe. Nanjye niwe wanditse mu gitabo. So turabiyegereje rero, wenda hari abandi baje batanze kuri icano nibo nandi kwibwira. Turabiyegereje none turizomeze neza. Ndakomeye nokore. Nta kibazo kabisa. Asante. Hari abantu rero bakuzi nk'umuririmbyi cyane nibyo bakuziho. Sinzi nimba hari akantu banyurizaho kugira ngo abagukundira ko uririmba nabo barusheho kugubwa neza. Baririmbire wenda nk'aka Vince kamwe. Salira umuhogo wagiyemo amakara. Reka. Birasa nkaho uzanza no gusarara ariko nimba ari ivumbi ry'umuhanda. Twasara ariko mu kanya wenda biraza gukunda tukokomeza. Ntacyo wenda abantu bakunda ko Trésor aririmba. Ndaza kuririmba. Araza kuririmba. So Trésor rero mu minsi ishize twabonye ubuhamya bwawe, twumvishe ubuhamya bwawe, ariko kandi twari twifuje ko twaganira kugira ngo uduhe ubuhamya ukuntu Imana yagukijije, kugira ngo turusheho gushima Imana n'abandi nyine batabizi bumve imirimo y'Imana nyine ukuntu Imana ikora, kandi n'abandi wenda bari muri icyo gihe barusheho gusubizwamo imbaraga ko Imana ntaho itakura umuntu na kure bazavuga ngo na nyuma yaze rirakora, hahandi nyine ubona ko byarangiye Imana ishobora gukora. Ndakora Imana itakora umuntu. Yego kabisa. So twagira ngo nyine uduhe iyo ntahe nyine mu Kirundi ni ntahe. Mu Kirundi. Mu Kinyamurenge. Ndagira ngo ni ubuhamya nabwo. Wowe hari ukundi uzi? Wenda kumbwira ngo wenda nanirondosha. Oyaye. So ndumva umwanya ari uwawe ntezimbye mu magambo. Karibu. Urakoze Imana iguhe umugisha. Ku kibazo ciza. Muri aya mezi turi mu mezi y'amashimwe y'ibyo Imana yadukoreye. Ku cyumweru twari dufite igitaramo cy'amashimwe harabikurikiranye. Turanashimira n'abantu bose n'abantu turabashimiye no kuri bitabiriye amakutano. Imana ibahe umugisha. Yego. Imana ibampere umugisha mwinshi. Namwe mukaba mwadusabye kugira ngo tuze tubane. Kubera ko wenda hari tubwira abandi batabaye mu materaniro. Yego. Kugira ngo nabo bakomeza kugubwa neza, wenda nimba ari umuntu afite ashobora kuba arwaye kuko nari meze agira ibyiringiro ko azokira. Yego. Rero niyo mpamvu namwe turabashimiye. Muri iri kanisa ryanyu basigaye bahitaga amakanisa. Ni kanisa afite abakirisitu bangahe? Hafi 3,000. Urumva ni abantu benshi. Ufite itorero aho uzorica munsigireho 3,000. Sinzi ko bokwigwa na hariya ku musozi. Uzunsaturirireho ndebe ko naje noremo itorero. Urababwira wenda ko worema ijyawe bakongera nabo bakakuyoboka. Cyangwa nzobiyongeho nibwo nzobacamo neza, nzocamo itorero neza. Ndabizi. Ariko turabashimiye abadukurikiranye muri iri kanisa rya bene data cyangwa mu itorero ryawe cyangwa kuri cano yawe, reka tuvuge gutyo. Hanyuma tugiye mu mwanya wo kuvuga ukuntu twari twaragwaye bigeraho turemba tuja mu makoma. Dushima Imana ko yaturinze. Habaye uriya mwaka ushize 2025 mu kwa gatanu ku itariki 10 nari ngiye mu bukwe bw'umuhungu witwa Beni. Turasenganura muze mu bukwe bwiwe. Nijoro mufitemo serivisi zo kuramya no guhimbaza. Nuko turagenda turakora. Nari gukora kuramya haramije abandi ndahimbaza indirimbo 3 niyesirimba. None uyu nje ndi gukora ndi kuririmba hari ukuntu nyagurisha imbaraga nyinshi kandi nza nkora mvuye inyuma, takindi ntazi imbaraga nsigaje inyuma, nza nkora mvuye inyuma pe. Nako kwiza koko zavuga ngo umurimo ngo werekeje amaboko ngo ugomba kuwukora n'imbaraga zose. Iyo ngiye kuramya rero nza nkurayo iyo tubaraga twanje twose nazanye kadukoresha n'ubwenge bwanje bo buri hariya. Niyo mpamvu birasa nkaho nari mfite ingwara, ariko ubu munsi naririmbye niko yahise
itomboka cyane. Ariko wari wagiye uri muzima? Nagiye ndi muzima meze neza nta kibazo. Bararamya, bamara kuramya bamba mikoro ndahimbaza. Mara guhimbaza ndangije gutya, turangije kwinjiza umugeni Beni n'umugore wiwe, indirimbo y'igisirimba yinjiye, ndi nijoro uri kuririmba, numva umusonga urateye hano mu rubavu. Nuko ngira ngo wenda nibisanzwe uraza guceceka n'imbeho kuko we naje kuri moto, mva Kayore naje kuri moto. Nuko ngira ngo wenda umusonga wenda w'imbeho ya moto unteye, bati wenda nibisanzwe biraza guceceka tu. Nuko ariko ukomeza gutera, komeza kunjya cyane, kugezaho nakuruye abacu tubana muri Turushpazi, mungu witwa Gisubizo, yitwa coordinateur wa Turushpazi, na Justine secrétaire wa Turushpazi, na conducteur mukuru Dani ariwe president ubu nyine. Nibo nasohoye mbabwira ko numva nameze neza ntashushiwe. Umusonga kuratera cyane, ubwo kurangira cyane nkiyangana, ariko kanga gutaka imbere y'abacu, ariko nabo bari batangiye kubibona ko nagwaye kera, ku isura yahindutse, uko naje siko nkimeze, babona nahindutse. Nuko none warangetse se byagenze, baransora hanze karanga tugende tukugurire nimba ricaye igishusho wenda nimbe waje kuri moto wiraza gushira. Naye atoyaye bitewe n'ukuntu umeze, kera nubishe ko nakayuye mfite imbeho bankoraho ko batunafite umuriro, ahubwo kera urumva byambise binzamukana cyane mu mwanya mutoya. Ingwara iranzamukana kugeraho wankora kumva umuriro, kumva nyine ndashusha, kandi naje ndi muzima ndagwaye. Ari nje waririmbishije wahimbaje, kandi nakoresha imbaraga zanjye zose, kuko yarigiye njya mbimbaza nkumva nyine ndananiwe, ariko uburyo nananiwe ako kanya numvaga atari ibintu bisanzwe, numva nyine nkaho nagwaye narembye. Barangati sasa wewe niwumva warembye tugende mu materaniro, niwumva warembye cyane utahe. Ndagatoya yaho sinsubiramo je ndatashe, ko ndumva meze nabi. Tesawa titaha wewe twindi turabikurikirana, turangije gahunda zo kuramya no guhimbaza, kandi ya Turushpazi turaza kuyitanga abahari. Nuko ndangije bahamagara moto barayishura, inzana Kayore. Ubwo ndimze cyane, noneho wari kunkubita cyane, kandi noneho nzani kote nari nambaye ishati yirabura, ni ntuze tuyisanzwe nda kote ntifubitse. Nuko ngenda kuri moto kuva Gidurayi muri Ririze ngera Kayore Nyamavira mu rugo. Nagezeyo nashushiwe, ku buryo umumotari yanurukije kuri gate, abari umfata ukuboko ngeza mu rugo. Wari warembye? Nari narembye kera. Urumva ugenza gutinda nko ku ikanisa singende, byari kuba bindi ngakanga abantu ko narembeye mu bukwe, nkaja kwa muganga ndisindinde nca mu rugo. Ariko abashuti bawe bo muri Turushpazi wenda bagutegeye moto babona wenda biraza gushira nyine ugeze mu rugo, bari bazi ko ari umusonga usanzwe, ko ndibuze guhita mera neza, uza guceceka wenda ari impamvu wenda nishiganyije naje kuri moto ngakomeza kurimba imbeho yanyijiye. Nuko ariko arati ni ibintu bisanzwe. Rero kuva ico gihe mu kwa gatanu ku itariki 10 aho ngaho kugeza ubu nyine nari ntarabona ubuzima, nubwo natangiye kugwara. Ubwo nyine wavuye mu bukwe ushitse mu rugo mu rugo ndarakomeza ndagwara, nivuza umusonga, nja gufata ibinini ndawivuza urakira. Umusonga baragupimye basanga no bagusanga n'umusonga, kuko bayumbwiye ati wowe nimba ari umusonga ibisanzwe genda ufate
waje kuri moto cyangwa wagiye no kuri moto uza kuri moto wewe genda ufate imiti imisonga wemwe nudaceceka wenda nibwo tuzokora gahunda zo gupimisha ibiki turebe ikibitera nuko ndangeze ngenda kuri farumasi nigurira imiti songa ndayimwa nayimwe iminsi 2 3 wa 4 wa 5 ntangira kumva ko ntangiye koroherwa wa musonga utangira kwika nuko nkomezaga kunywa imiti kuko yari kire yose kuvuga ngo mare kire yose ndangize mbone kuzakira mu imiti kire ndayirangiza narangije kera numva ndakize numva ndakize kabisa numva ndakize numva ndangira gukora n'izindi gahunda mutuziye ntangira kuja mutuziye haciye icumweru gishize ntangiye ica kabiri wa musonga urongera uragaruka kwa kundi nyine nafashwe kwa kundi wamfashe muri rwa rubavu runguru wamuza kandi uratera ndabaza se umusonga none uragarutse inshuro 2 kandi maze kire maze icumweru maze kire ndi muzima none ntangiye akazi kera uraje kera bigenze gute kandi nyine nkibaza ukuntu ibintu biyenze bikanshobera nuko noneho urongera uzana nka bwabukana wazananye waranteye urashiceka nkomeza gahunda ngira nkumva nyine kurakubita ukongera ugasubirayo ukanjya nk'iminota 2 ukongera ugasubirayo nuko uraceceka wacecetse nk'amasaha wenda nkane nabaye nk'imuzima gutyo ka saa 11 gutyo azabwera sizera aho ngaho zija kugera ndaremba nongera gushushirwa kwa kundi nafashwe bujya mbere nongera gushushirwa cyane kandi cyane nuko nongera mfata moto kandi aho narindi kuko sinari mu rugo nari mu kazi nuko mfata moto ndataha mari gutaha nja gufata kandi imiti y'umusonga kandi rya kabiri nabwo batagupimye iryo ni rya kabiri kandi bampimye kandi numva n'umusonga arambwira ati ari igihe uzugaruka utakize neza niyo mpamvu birasaba kugura indi miti ndongera ndagura ndayimwa umusonga namaze iminsi nayo 8 ndi kumwe ikire yose ndayirangiza ndongera ndakira ndakira kabisa numva ko nkize urashira umusonga urashira subira no mu kazi kuko nakoraga mu Kenya muri gahunda zo kuririmba zo gutoza nuko tangira akazi icumweru ca mbere ca kabiri ica gatatu tangira ica gatatu kiri hagati ubwo ukwezi kwarashize kera twinjiye mu kwa gatandatu mu kwa gatandatu icumweru nk'ica gatatu gutya maze ibyumweru nka 2 ndi muzima maze gukira ndongera ndafatwa kandi umusonga ariko mu rundi rubavu mu rundi rubavu ndongera ndafatwa umusonga uratera nuko umare gutera nabatereka n'ubundi nje kwipimisha noneho urebe nimba ari we koko ndebe ko ari we noneho aho wamfatiye tangiye rya gatatu nibwo wamfashe nabi mu rundi rubavu noneho rwa kabiri kuko hano ntagwaye kabiri wamfatiye hano inshuro 2 hano umfatira inshuro ya nyuma noneho uzana uburebwe wari uko kubita ngahumvira no mu mutwe ikintu kinini kabisa nkumva nyine kimaze imbaraga nshize imbaraga kama nicara
kubera kubura imbaraga n'ibitewe n'ukuntu nabara ko ngubita umusonga kama nicara hasi nuko ndagendaga nabaterekanje kwipimisha ndebe ikibitera nimba ari umusonga bazarebe ubabwire ko ugenda ugaruka babwira ko umusonga nza ngenda ngo hari umusonga icumweru ca mbere cashira ikindi umusonga ikindi cashira ndi muzima ikindi ca kabiri ngo hari umusonga nuko ndagenda kwa muganga ku bindi bitaro iyo ntagiye njaho mbere nja handi muri prive mbabwira ko ngwaye umusonga inshuro 3 kandi mu kwezi kumwe fata kire nkayirangiza kamara icumweru ndi muzima ikindi catangira kigiye gushira ukongera ukagaruka ngasobanurira abaganga gutyo nuko barangira ati sasa katugupime turebe ikibazo ikibitera nuko ubwo turi mu kwa gatandatu bambaye appointment y'ukwa karindwi barampimye bampa ico gihe barampimye ariko barambwira ati wowe turagupima hanyuma tuze gukurikirana ibintuze tuzaguhe appointment yo gukomeza kukuvura neza kuko isi umusonga usanzwe tuze kukuvura neza nawe kugira ngo ibisubizo se birasohoka ku kanya cy'abaragwaza no barampimye barakumpinga basanga ari umusonga ariko basanga warandenze basanga warandenze ahandi hari hasigaye gato anga ati wari usigaranye nka 3 wari ugeze ku 10 barambwira ati iyo ugeze nkangaha ni 1 2 3 ugahita ucikana rero umusonga wari wakurenze cyane nuko batangira kuntera inshinge tibamba imiti yo kunywa barambwira ati ubwo wamwe imiti myinshi katuguhindurire tugutere inshinge bamba iminsi 6 ku manywa mbese ku munsi kazateguye 2 mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba mu gitondo na nimugoroba isindano ya sizeri mu gicuku sizeri na saa 12 z'undi mugoroba nategwaga isindano iminsi 6 iminsi 6 irashira ruko bantera inshinge ariko uko bagenda banteraga inshinge kagenda noroherwa kagenda numva ko ndongera kuba umuntu kandi ko ndoroherwa nuko noneho ngaho isa nk'umuntu ngukize ndangije ya minsi 6 y'inshinge ndakira gusa nsigarana imbaraga nkeya bitewe n'ukuntu nari nagwaye cyane umusonga wari wambashije cyane ukankubita nuko wari wambashije cyane biba ngombwa ko ucika intege nkumva nta mbaraga mfite kugenda aho nagendaga ngumva nta mbaraga mfite zo gukora gusubira mu kazi ngombwa ko mbanza kwicara yego nuko ndicara namaze ukwezi n'igice ubwo ninjiye kwa 7 hafi kwa 8 twari turi mu kwa 6 mu kwa 6 nibwo bamaze guterwa inshinge maze kuvaho nicara ukwezi n'igice ntemerewe gukora buri kintu cyacu cyose kugira ngo barebe ko hari igicamo wenda nkomeza nimba ari imbeho izinyinjira nimba ari umunaniro nimba ari ukurwa nimba ari gukora ibintu byose nyine bagende bareba nuko nicaye ukwezi kwa 7 kuragera ukwa 8 kugiye kugera nibwo natangiye kandi akazi nuko ndatangira gukora ibyumweru 2 kwa 8 kuragera kugera hagati kugeza hagati kandi nongera gufatwa mu kwa 8 waratewe za nshinge narakize ufatwa kandi ari nk'umusonga se ari umusonga kandi muri rwa Rubavu rwa 2 hano ubwo hano ni 2 hano 2 kandi
ndwara umusonga, noneho nsubira kuri wa muganga wari wamvuye aha, mubwira ko nongeye kugwara, nari mu kwezi kwa 8 kugeza hagati kwa 9 kurimo. Usubira kuri umwe waguteye inshinge? Yanteye inshinge. Ati nangeye kugwara umusonga muri rwa Rubavu, kandi none kurantera nabi, kurambabaza, ntera nkamananirwa guhaguruka, wamfata mbese bigasaba ko nshaka ikintu ngo nihambire mu nda, bitewe kugira ngo cyangwa ukumva unanirwa kwitsa umwuka. Kananirwa kwitsa umwuka, ngasaga ko mbambira ngakomera, nawe nyine niko kuhambira, niko gufata avuga ngo kurahambira umusonga, uburibwe nariko mpambira. Nuko ngeze aho ngaho kuri uwo muganga arambwira ati ayahe iyi si indwara y'usu umusonga, kane ugaruka wivuza usubirayo, ugaruka inshuro 4, so umusonga. Arambwira ati reka tugupima ibiro, hanyuma turebe ko twagushakiramo indi ndwara yayigutera gutuma ugwara umusonga buri kwezi, kuko isi indwara isanzwe. Wese umusonga wo muri Kenya, wewe shaka amafaranga tugupime, tukujane kwa muganga ndetse tugupima umusonga, dupime indwara twe dutekereza nka 2, bagufata amaraso, bagupima indwara cyo mucuma muri scan hose, umubiri wose, barebe ikibazo ufite, impamvu ibitera. Nuko ico gihe kuko mbana na pamukuwa hariya, mubwira ko nakomeje kugwara, ariko nizo ngene zose nagwaye yarabizi, no kwivuza kandi ati bibaho, songoza wigarura. Nuko none ijya kane ribaye, aravuga ati oyaye ibi umusonga. Yambwiye ati reka nze tuje kwa muganga tugire kwankemo turebe ko hari indi ndwara igutera umusonga. Nuko ajanye mu bitaro bya privé ahandi hatari ahandi. Nuko none muganga ari kumpima, yabanje aravuga ati reka ngupime ibiro turebe uko bimeze, ariko nari ndananutse kera, tangiye gushiraho, kumva nyine ko ndagenda ngabanyuka, imbaraga zanje ziragenda zishira, ngenda nshira mbese bukibuke tabizi. Nuko ndagize arangete gupima ibiro, ntumara gupima ibiro, hanyuma tugutume ku bitaro bya privé, mujana amafaranga, bazabapima ibipimo 2, bazapima igipimo cy'igituntu gitera imisonga, kigira imisonga yacu. Nuko hanyuma bafate uje no muri scan, barebe mu mubiri wose, mbese ingingo zose, barebe ko ari nta indi ndwara ibitera. Izo ndwara 2 barebe ko hari iyo babona muri zo. Bampimye ibiro ngo 35. Ibiro nahagara ku biro 30. Barambwira ati ufite imyaka ingahe? Nkabwira ati 27. N'ibiro 30. Barambwira ati oyaye uragwaye, dusanze ugwaye indwara yakwihishemo, indwara nshagi umuntu ashiduka yapfuye utazi kugwaye, kandi wowe uzi ko ari muzima, nyine ukumva ko uri muzima kandi ugwaye. Indwara iri kugukuriramo ikagenda ikura, ari ikubwira gutyo ati nta muntu muzima ufite imyaka 28 cyangwa 7 ufite ibiro 30. Umugabo ushatse atufite ikibazo gikomeye, atufite ikibazo. Rero mwirukangana umuntu wanyu afite ikibazo, nanje ntabashe kugira, kuko ibiro bitweretse ko umuntu afite ikibazo. Ibiro biri hasi kuruta umuntu n'imyaka. Afite ibiro by'umwana.
rero irwange mujana umwana kwa muganga mutabaze hakiri kare, amafaranga yo babasha yose mugerageza ariko murebe uko murokora umwana avungwa hakiri kare, ibipima bifatwe k'ibyo nababwiye, bafate sikani yose umubiri wose guhera mu mutwe hose n'igituntu, bafata izo ndwara zibiri, bamara gufata sikani y'umubiri wose bamara bapime n'igituntu barama babona indwara. Nuko wa mugabo arataka genda utahe ejo njyewe nzo nka muganga bitewe n'ukuntu mbonye umeze, njyewe mfite appointment ndahamagara umuganga nijoro, njyewe nzokujana gusa ntugatonda umurongo ushike ngupime kugarure ku bitaro. Mbese n'ibitaro bya privé bitagira ibipimo ariko bikorana n'ibitaro bya leta bigira ibipimo kandi bo barakorana uburyo bajyakorana. Iyo muragenda ngo we arakujana, iyo arakujana mu cimbo c'ibitaro aho ruri, iyo agupime akugarure hariya, iyo bazoje gufata ibisubizo. Ndamwe ati uzabugize neza cyane, byaruta ko kugenda kwirirwa ntonze umurongo nshaka kwinjira. Aragenda, ubwo turagenda turaryama, buraca mu gitondo saa moya, saa mbiri, saa tatu araduhamagara atubwira ati ngeze mu kazi, muze hano mu kazi, hanyuma muje dufate imodoka tugenda. Gira imodoka turagiye, aradutwara tuje kwa muganga na pamukuwa, n'uwo muganga aje kudupima. Nuko mara kudupima, bapima nyine ibyo, bapima ibyo, bafata amaraso y'igituntu ni mu rutoki bisanzwe tu, bamare kugipima ico baravuga ko ngo ibisubizo biza biza ngo nyuma y'icumweru biva Kenyatta nibwo ibisubizo bijayo. Iyo bagira ari ibisubizo bikagenda, norumva abantu bapimisha igituntu no nawe kuvuga ngo ibintu bazohereza amakaratasi bazokugereho biza bitwara igihe nk'icumweru, ariko n'icumweru bari bambaye. Nuko ndabati sawa, banshira muri scan bampima mu mubiri wose, nabwo ntibaduha igisubizo, aravuga ngo bizazira rimwe na biriya. Nuko ariko akabati niwe ko turabona bisanzwe gusa nta kibazo ufite. Ico gihe uracagwaye nka ndacagwaye kwa kundi musonga kurakubita. Nuko ati ariko uko turabona umunsi kandi ari mu mutwe, ari mu nda, mu mugongo, mu mbavu hose amagufwa meze neza, amaraso aratembera, nta kibazo. Ingingo zimeze neza, nta kibazo. Ariko nabo bakubita ku bipimo bikabatera urujijo, bakabona ibipimo ni 30 byagabanyutse, bujya ko twabonye 35 bigeze kuri 32. Baravuga ati ibintu ntago ibintu kuri ko tubona mu mubiri uri muzima, none ibiro bikaba bigenda bitakara kubiriki. Nuko ubwo bafashe ikinuze no bikabatangaza, urumva kuri 30 abasigaye kangahe ngera kuri 20 na ari wapfuye ngere ku biro 20 n'abana joro ugeze ku 32. Urumva rero byari bigeze habi, yangwa arikomeza kunyihishamo. Nuko barangira turi igisubizo cy'igituntu kizakize nyuma y'icumweru, bivuye Kenyatta nibo bazabitora bakabizana ko ku bitaro, bazamakizana kuri prevent aho tuzagaruka. Iyo bazoza ujuza gufata ibisubizo byawe icumweru, bampaye kuwa mbere badusaba inomero bazoduhamagariraho, twandika twuzuza ifishe, tushiraho n'inomero n'ibyangombwa ibiki byose mbese bikuranga. Nuko turangize, ndagenda nicara mu rugo, ariko nicarana imiti, ngura imiti yo kwicarana gukomeza kunywa ndindiriye ibisubizo. Ndayirindira, hashize icumweru, mbese harenze n'umunsi umwe. Kuwa mbere, kuwa kabiri nimugoroba saa 9, masaha niho nanibuka ko ari umugoroba, hari hageze nka saa 9, nibwo baganga bohereje pamukuwa
message ngo aze kwa muganga aze gufata ibisubizo byaje. Nuko arampamagara ntiyamfatisha kubera sinari mu rugo, kandi ngo iyo wanje nta network zihaba, atari kuri wifi kuri kuri isanzwe ntiwamfatisha. Nuko noneho iwe yamamanuka aja gufata ibisubizo kugira ngo aze nibasanga ari indwara babonye iwe aze kumbwira aze kunzana, ariko yabanje kuja kureba ibisubizo. Aragenda abona na dogiteri yamwereka ibisubizo arambwira ngo agwaye igituntu. Ni igituntu twamusanganye cyo mu bihaha mu gatuza. Nkira aho inyuma narakorораga mu gatuza. Mbere reka wa musonga ngakorora nkaruha neza ngahumagira nkagiraho mbura kumuka amacandwa gakama mu kanwa neza, ngakorora nkumva ndumye nkumva ndakamya amacandwe. Nuko bagati twamusanze mu igituntu cyo mu bihaha mu gatuza. None aje ku miti nyine, aje ku miti. Ariko tukiri aho tukiri mu rugo ndaremba. Kera twari twageze mu kwezi kwa 9, twavuye mu kwa 8 kwa 9 kwageze nako kugiye kurangira. Uremba ariko ibisubizo byasohotse nyine, ariko utaratangira imiti. Ndaremba kuko ndibuka ko ibisubizo byaje meze nabi, niteza n'inshinga imzuka saa 7 za nijoro bakanjana kwa muganga. Simenye ko nageze kwa muganga. Naje kwicura nijyamye mu cumba ngisanga mu bitaro mu cumba. Mu bitaro njyamye ku gitanda kwa muganga, na mbese nk'umuntu wahwereye abakanjana nk'umurambo. Ico gihe ariko byabaga igihe ibisubizo by'ibituntu bitaraza. Aho byari bitaraza. Wari uri guterwa nyine za nshinge bisanzwe z'umusonga. Nuko ngagenda ngaryama mu nzu ngomba ndarembye kubera umusonga, kumva ndashushungeze ku rwego rwa nyuma. Ngaryama kabiri cuya nk'umuntu bamenyaho amaso, imyenda ikuzura igatoha. Nakororaga noneho kubera ntamenye ibyo ari byo, ngakorora akababara mu gatuza. Noneho habaye umunsi hari kwa 3 nijoro saa 7 nari ngwaye wa musonga. Muri iryo joro saa 7 za nijoro ndafatwa ndaremba kweri. Ndaremba kugezaho nabuze umwuka uko nakaryamye nama ngenda. Uraryama? Nama njyama ndasinzira ndagenda. Bagahamagara sinitabe, simenye iyo ndi, simenye ibyabija mbere, sinikangure. Nico gihe madamu yambwiye ko yahise ahamagara pa mukuru saa 7 za nijoro, ambwira ko naremze, nari mfite icuya ku buryo yaje mu cumba asanga naruje. Imyenda yaroze kubera icuya. Arambwira ati Trezor yaremze kandi agwaye umwanya muto. Yaragwaye ariko si cyane, none ubu nyine yaremze cyane ku buryo tugeze mu gitondo utari kuvuga ntari kubasha kubona ubumbura kanwa. Aramuhamagara ati wowe none nze, ati ngwino ahubwo watinze, itushakisha akamoto ubwo saa 7 za nijoro, saa 8 kiziregera. Tishakisha akamoto. Ati oyaye akamoto terekanse. Ahamagaye moto kuvuga ngo ubone moto ya saa 7 hari akayore Nyamavira biragoye. Byasabye ko aza n'ibirenge, kandi icyo gihe ari kuza n'ibirenge kandi uko nari meze nabi gihe ariko aza n'ibirenge. Ariko yashitse imbere abona moto itambuka, arayihagarika, nibwo yafashe iramuzana.
iramuzana mu rugo saa 7 hafi na 40 na cyangwa 50, narembye ndazi iyo ndirewe, mbese ntabwo nari ko numva, kandi madamu we yari ko yamereza na yari ko arira, bazi ko napfuye, cyari kuvuga bakanshaganya bagahirika, amaso yari yagiye numye pe. Baravuga ati narembye, ati niwirukanke utabare, uzane n'imodoka umutware kuko ntashobora, kuko turaterura pe, ijosi ryatakaye, amaso yagiye, ndari kubumbura amaso, ndari kurambura amaso n'akanwa pe, mbese ngo tubona ko nta mwuka nafite, hasigaye akanya gato gacikanye gusa. Rero wirukanke, nuko niko yahise aza, araza bahamagara uba, imodoka iraza injana kwa muganga mu bitaro bya prive, bandero serumu. Ubwo nje nahirutse njyamye mu wanje, nje kwicura nisanga mu bitaro, sinamenye igihe nagiye banshize mu modoka, nta makuru namenye. Wari uzi niyo uriwe? Sinamenye niyo nari nzi. Cyari cyiza nuko nari najyamanye imyenda kubera imbeho nari mfite. Igihe naje mvuye kuri formation najyamanye imyenda n'amasogisi n'ikoti kugira ngo nirorose, imbeho nari mfite imbeho nyinshi, imbeho ishira, ariko namambiri cuwa nico gihe imbaraga zanshiranye, nsaka umuntu uhwereye ndagenda. None ugicu yacikirengeti n'imyenda nambaye cama gicucika gutya, namamba amazi, nuko birandenga, umuriro urandenga, nuko sinamenye, nisanga mu bitaro njyamye, nibwo nicuye, nabwo nicura ntari muri serumu, ariko nareba hejuru ngasanga nkaho bari bayinteye yashize, igicupa kimanitse serumu yagize gute yashize, nibwo nicuye, nisanga mu bitaro, mbaza madamu uko naje hano, ariko ukuntu nari kumvuga namubaza ukuntu nahageze, uko byagenze, mubaza uko byagenze, arambwira ati wari wapfuye, nta makuru wari uzi, tuzi uko waje, akantu sinzi wari kumvugiye wagushiraga mu modoka, n'ukuntu nari kumbona ko bari kukuvuna, uzi kwinjiza umuntu muzima atiyinjije wenyine biravuna, bagushira uko ibo mu buryo bwabo, kandi mu buryo bwa emergency bwihuta. Ate se ntwaza wumva ukuntu ntwara kubabara, ntwara kumva ati pi nuko nico gihe baye ati wari wapfuye nyine, wari wapfuye, nta makuru wari ufite pe. Noneho ga nico gihe nakangutse mbaza amakuru, aranga ati wari warembye, we wari wapfuye, urazutse. Baganga bakomeje kunyitaho, banyitayeho mu bitaro. Ico gihe uri kuri ya miti? Ndi ku miti, igituntu ntikiraboneka, ni mbere. Igituntu ni kuri wa musonga wa nyuma wa 4, igituntu ntikiraboneka. Nibwo sasa bapimye, bajaga ko gufata ibisubizo, nibwo badusanzemo igituntu. Ariko nari navuye mu bitaro natashe, muzehe baramuhamagara, bamubwira ko ibisubizo byaje, aje kubifata kuki kwa muganga. Aragenda arabifata, amara kubifata aca mu rugo, azanaga amakuru, kutubwira amakuru ko ibisubizo byaje. Nuko nabwo asanga narembye. Ese ntaguciye mu ijambo, ico gihe gusa wumvaga nyine nta mbaraga n'umusonga, nta kindi gice cy'umubiri cyari cyarahindutse nyine ngo ubone wenda nyine birageze urahindutse? Njewe nararibwa gusa, nararibwa musonga ukanja ukandenga, kugeza aho ubwenge bushira. Nguvu ubwenge burashize, nguvu imbaraga ziranshiranye, kaba wa muntu wo guhagurutswa, amaguru yashize imbaraga, nta mbaraga,
guhagarara bikanga, akajuguma amaguru, akajuguma amaboko, nta kintu nofata, no kwirisha no kubumbura akanwa, amenyo ukazumva mu kanwa karajubangana karakubitana, kwasamura bikanga. Urumva nari ngeze kure cyane bitewe naho nari ngeze. Nuko noneho muzehe yanzanye ibisubizo ati ariko yazanye ibisubizo yasanze ndemje, meze nabi cyane, meze nabi. Hari saa 5 za nijoro nibwo yazanye ibisubizo, avuye mu rugo iwacu, mu rugo kundeba, areba nuko meze, nimara ambwire n'ibisubizo ko yabifashe. Nuko angize arabizana, arambwira ati igituntu, wabaye igituntu, ariko yasanze ndemze meze nabi cyane. Biba ngombwa ko nsubiza kandi mu bitaro. Muri iryo joro azanye igisubizo cy'uko nagwaye. Nuko ajana kwa muganga, nabwo yabimbwiye ndi kwa muganga, ntiyabimbwiye yansanze mu rugo. Wewe akubwira ko ari igituntu, wumvishe ubyakiriye gute? Yabimbwiye ndi kwa muganga maze no koroherwa. Urumva igihe yazanye ibisubizo ngwaye ndemze, nta kindi yahamagaje imodoka kandi yo kuntwara kuko kwa muganga ntabasha kuvuga kurambura. Yazanye ibisubizo asanga uri muri hari mbi, kandi nongeye kugwara kandi nibwo nari mvuye kandi mu bitaro. Nari mazemo iminsi ine mvamo mu rugo. Muri iyo minsi ine mvuyemo mazemo shike ndaremba ngwaramo 2, nibwo ibisubizo caje. Akinzaniye yarahaciye, avuye mu rugo azana igisubizo saa 5 za nijoro kugira ngo atahe. Ariko igisubizo yakizanye kare, ntabwo ari amasaha yakizanye, nuko yagiye muri zindi gahunda ziwe. Ngo aze kumbwiraga uko byagenze. Nuko kuwacu amasaha asanga narembye meze nabi, niko guhamagara ntihutira kumbwira ngo yanyicaze ngo ambwire ko zagenze, ahubwo yasanze hari ndimo atari umuntu wo kwicaza ngo ubwire amakuru ngo hasanze umeze gutya, urwaye gutya. We yihutiye kujana ku bitaro. Iwe yihutiye guhamagara imodoka injana kwa muganga, kandi ndagenda ajana kwa muganga. Shike ndaryama, bantera amaserumu 2, komeza kuba mu bitaro. Sasa maze kubona akabaraga nibwo yicaye yambwira ko ingwara yabonetse kwa muganga, abaganga babonye ingwara ko ari igituntu. Nuko none ugiye kuja ku miti, ariko kubera umeze nabi, reka babanze bagutereye inshinge za emergency zigufasha bitewe n'ukuntu umeze nabi. Ntabwo uri umuntu wo gutangira imiti y'igituntu umeze gutya. Imiti y'igituntu uyu ufite akabaraga, ugakomeza ukira ko ufite akabaraga kuko umwe miti. Ariko ngo je sinaryaga, sinamwaga byose, nta kintu nakoraga. Wumve ko no kumwa amazi cyangwa soda bafataga bakasamura bagashiramo soda, kako kundi uheza umwana nyine bakasamura bakandongera amazi, ikiyiko turyo bagahondera, kako kundi bahondera umwana uruhinja, bagahonda imineke baza umuneke. Umuntu w'umugabo ushatse ufite umwana w'umukobwa, kubera ko nyine ndabasha gukanja, ntambaraga mfite, numvaga ntambaraga nyine, umubiri wose watakaye. Icyo gihe umaze kugera mu bitaro baguteza nshinge za emergency zo kumfasha kugira ngo nzobone gutangira agakire y'igituntu. Nuko ndagwara, noneho ngaho niho nagwariye. Noneho izo ngwara, noneho igituntu bazavuga ko iyo uri kubwitera imiti itari yacu urushaho kuremba, uremba cyane. Urumva za nshinge zarangarutse, za zindi z'umusonga bateraga zisanzwe, nizo ya miti n'ibya binini byose niyo byari kubingaruka, kubera nari ko mvura ingwara itariyo, nibyo byari kubingaruka, bigatuma ndemba bingana gutyo. Nuko hagati wowe ko ndi umwe imiti umeze gutya ntiwawujya. Imiti y'igituntu uyimwa utariye ukamupfa.
bisanga ube wariye saba kuba wariye ufite imbaraga uri umuntu urya ugabona gutangira saba umuntu urya nyine ufite imbaraga ukomeye. naho jewe kumwa ni ikibazo, kurya ni ikibazo kubera nari narumye bakasamura bagashiramo utwo tuyiko tubiri, nabwo namara kutumwotoye karuka utwo bagerageje kuguha imbaraga bagerageje kutumba ngaturuka. Urumva sasa guheza umuntu iyo miti iyi ifite iyo mbaraga zingana gutyo, guheza umuntu imiti biragoye, niboyiguha kuko yo kurusha imbaraga, yo ndusha imbaraga igahita inyica. Nuko atangira kuntera inshinge, warubuze ngo niho warembye, niho narembye cyane. Noneho ndaremba, uri mu bitaro, ndi mu bitaro. Ubwo mu bitaro nasubiye inshuro 2 ndaremba kweri bifatika. Hari kuwa gatandatu nijoro ndibuka ndaremba pamukone niho twari kumwe na petit frère wanje, nibo bari bangwaje neza. ndaremba ari nijoro ndacikana, amaso aragenda, ndango n'umutima nuko ntabimenye ni nka wari wahagaze, simenye yondi, ariko nkabona ko ndi mu yindi hari mu kindi kirere kitari aho narindi. Nkabona ndahantu ahandi hantu heza hatari muri Kenya, hatari muri Kenya kabisa. Nari nazamuwe kera, nageze ngo wazubona nk'ibyo uri kubibona ukabibona nka filime nyine ukabibonera wenda kure, nka kwa kundi umuntu azarota. ariko hantu narindi so kurota na hantu nangeze nari napfuye, hari iby'Imana ariko inyereka. hari hantu narindi nari napfuye ku buryo ntisheganyaga, no guhindukiza kumpindukiza byari ibintu byo gusunika, gusunika gusa. kuvuga ngo baguhindukize, kuvuga ngo mpindukira njyamira n'uruto, kuvuga mpindukire byasaba ko bafataga bagasunika. nabwo ari bo babyibwirije, ndavuga ngo wavugaga bareba bakareba iminota, nimba njyamye iminota 10, indi 10 baragira gute njyamira urundi ruhande, barongeye bampindure bangaramishe gutyo. nibo bamenya ko simvuga ko nshonje, simvuga ko ngiye kwituma, ibi nibo. Urumva hari narindi mo nayi napfuye, wari wapfuye kabisa, nari muri koma. Nibo bamenya ko nshonje, nibo bamenya icyo ukeneye cyose, icyari cyo cyose bakacibwira ariko Imana izamitanga ubwenge ico gihe. Iyo uri mu kibazo Imana izatanga ubwenge ku bantu kugira ngo bitewe n'ibyo urimo, kugira ngo bakomeze bakube hafi. Imana ikomeza kubaho ubwenge, bakamenya igihe mfite inzara, numva iminota 5 nkumva abantu barankanguye, kumva ndakangutse ariko nkumva ndacaryamye. nyine sinumva ko nabyutse, ariko nkumva nyine ko nyine hari abantu bari kunsumbuwa bakubyutsa, ariko kandi ntiwumva ubyutse, ndi mu yindi sinumva ko nzutse neza. kumva ko barampata ibintu ndakeneye. nuko icyo gihe ubugiye muri koma, nico gihe nabaye nkusinzira neza nja muri koma. noneho koma nagiyemo navuze ntabwo ari koma abantu bajamo. we wumvishe jewe numvishe mfuye, numvishe mfuye, numva nyine ndi muri koma hahandi uri emergency, n'abaganga batemerera abantu kuza kugukureba. none si icyo gihe urumva nyine Pamdogo wawe na Petit Frère bahise nyine babona ko usa nk'upfuye, nyine bahamagara abaganga. abaganga ariko bari barimo abaganga, ntabwo bampindurira icumba, nakomeje kuguma, barabasohoye gusa. barabasohoye babuza gukomeza kwinjira, bitewe nuko nari imeze nsa nk'umuntu upfuye nyine uri muri koma, kubera nanjye nari napfuye nyine. ariko nabo bakabona ko zanze kabisa.
andi abaganga nyine banga kukubwira ariko babibonye abaganga kuriya ni abantu beza bazabona kandi bakamuvuga ati nta kibazo arakira ariko bashobewe bagize ubwoba ko umuntu abapfana barinze wenda ko babona umutima gusa babona umutima uracikanye batangaze nuko ababyeyi babone ko batagifite uburenganzira bwo kwinjira mu aho narindi aravuga ati ibintu biraza kuba bibi. Ni ukuvuga ngo nta wageragamo yaba ari n'umugore wawe yaba ari bose nta wemererwa kwinjira muri icyo cyumba. Gusa sinamenye igihe byatwaye umwanya byatwaye ko numva ko ngo byabaye igihe gito ntibansobanuriye neza ko zagenze. Wenti wari uri muri hariga ntabwo sinari nzi yondi ngo menye ngo nahamaze amasaha angahe ngo muri kumwe sinamenye igihe nahamaze ariko nzi ko aho banijije nicugiye nayo maso nahirutse habe n'ababyeyi nimba twari turi kumwe kuko wari wambwiye ngo hari igihe batari ko bemererwa kwinjiramo ko bambona bakanga ati mureke gukomeza kumutera ubwoba canke bo batabibona bagahamuka ibyo abaganga bari kubanga. Nuko uza kwicura ryarire kugira ngo rero igihe naje kwicura ni nkaho nari muri serumu irangiye ndakorora tangira gukorora kubera urumva yanduzi iyo nari maze akanya tuje njyamye se nk'umuntu wapfuye ndari konkorora noneho se nk'umuntu uzutse urakorora ntangira gukorora noneho ntangira gukorora abaganga baravuga ati ariko nubwo twari twanze kubabwira umuntu wanyu yari yarangije ni nk'aho azutse kabisa arazutse kuko ntiyari kwishaganya amaso yari yagiye twabibonye twe twanakoze ku mutima wari wahagaze umutima wari wahagaze kabisa rero tugira ubwoba niyo mpamvu twari twakinze timwinjire nuko ukoroye baravuga ati ukoroye ariko nakoroye barimo barankora serivisi tu nuko ndi muri serumu bamba ndakoroye bati uracafite kubaho kandi uvuye uracafite kubaho nuko numva nyine ntangiye kubona amaso ararambuka kuko nari mpumirije ntagenda nari kumbona sinari kumbumbura akanwa nta muntu nari kumbona nta bintu nari kumbona nari mfuye nyine. Igihe naje kuba amaso nico gihe natangiye kukurambura amaso ariko nabona umuntu nkamubonera ngo mu birometero 100 ukamumenya se mu birometero 100 iriya kandi ambagaze iruhande ukumva ubya kubwira cyangwa ukamumenya wari kumubona none reka no kuvugaho sinumva sinari ko numva pi kumvira kure bigasaba ko avuga cyane kandi akwegereye kandi anyegereye ndera kure nkabona nkaho ndi kurangiza umuntu uririye nuko arangira tubwo uri kureba gutyo kurahemba uragenda ariko ukibuka ukumva kwibuka ibintu byose kubuka ahantu narindi nkabona nyine ntabwo nari muri Yisinzi ni muri Kenya nari navuye muri Kenya uko none aratereka tugufasha ino miti ya emergency hanyuma niyoroherwa bitewe nuko ameze ntiyotangira imiti akimeze gutyo tumutera ibintu inshinge ni imiti y'igituntu ariko namara koroherwa ariko zotangira yakire amezi 6 nuko arangije bampeza iyo miti ikomeza kumfasha namaze iminsi 5 mu bitaro ntangira noneho kuba no kwijutsa kicara ku gitanda ariko ntova ku gitanda ngo mpagarare ukaho kwiyegura nyine no kwiyegura aho njyamye cyangwa nicaye ngiye uragucya kicara neza baravuga ati imiti kirafata cabaye kigabanyuka cashize imbaraga uko ndabona aha nta kibazo ntaca kibaye yoja mu rugo iminsi 3 irashize yoja mu rugo agakomezaho kumwakiri nuko habaye barangira ati nimugoroba turagusezerera utahe
bantera inshinge bampa n'ibinini, nimugoroba baza kumva barambwira turagutera inshinge n'ibindi binini hanyuma tugusezerere utahe. Urumva baranteye mba muzima, ico genda narya bukeye mbumbura akanwa buke bishoboka, ndarya ndamwa numva ndahaze. Nuko noneho ukabaho urya wenyine ku kayiko babatamika, ariko bagutamika bagahonda ibiryo, imineke niyo ngenda umutsima taki n'udutoki bazanaga akatugira gutya akaduhonda bagatamika, bagashiraho ngo wenda kakayi kugira ngo tworohe. Urumva nari kure cyane utabasha kubaho ukanje, kubaho woterura n'ikiko kitamika ntago byari bikunze. Nuko ngira kuri iyo level tangira kumwa imiti mva mu bitaro, umugore baransezerera nja mu rugo bampakire y'ukwezi ndayitahana. Barambwira saa sita zuzuye zitarengaho n'umunota, uvuga amasaha uzose ushobora kunywa imiti, kuko iyo wishe amasaha ntuzukira. Ni ya saha ukamubohereza iminota neza ukabura mwiye. Barakubwira vuga wowe amasaha wumva uri furi, nushaka kuvuga nijoro, ariko amasaha ya masaha nazazagera ba umwe imiti nturenze iminota. Yego. Nuko nafashe saa sita n'igice saa kumanywa, saa sita kugira ngo nzabanza ndye mbone kunywa nafashe akabaraga ko kurya, kuko ndoyimwa utariye. Tibambwira ati ariko ibyiza kwebwe tugufatira umwanzuro, fata saa sita bazagutekera saa tanu urye, numara kurya saa sita n'igice ugira ute unywa imiti, numara kuyinywa wongera unarye nta kibazo. Saa sita n'igice byaba biba ngombwa kugira ute ngomba kunywa imiti ntarenza n'umunota n'umwe. Saa sita z'amanywa nubwo nujahe mwirirwa mu nzu kamenya ko saa sita ngomba kunywa imiti. Byarakugiye mu mutwe? Byarangiye mu mutwe, biba ndabifata saa sita ngashiramo n'aramu, zagera nkamanywa, zagera nkamwa imiti, ntangira koroherwa, ntangira kuba umuntu, ntangira kugeraho nogwana no guhaguruka, aho nicaye ngahaguruka, ariko kongera nkikubita hasi, amaguru akijuguma ibiki. Iyo hari noneho iyo kunywa imiti mvuye mu bitaro ndakorerwa buri kimwe cyose, akantuhagira petit frere akandisha, tukaryamana akampindukiza muri mu rugo, ibintu byose akabinkorera, serivisi zose za zindi nakoraga akazinkorera, akandisha tugasangira, nyine kumva ndahaze, ariho uri kuntamika. Noneho ukarya akurishije uho nturuke, noneho sinduke kubera bari barampaye imiti yo kutaruka, narya nkumva nyine sinduke singira iseseme. Nuko none barambwira ati kugira ngo wenda bimugarurire ubuzima bwiza mumugurire ibinini bya peti. Haba ibinini bya peti mbizi, ujye ubimukumva inzara kugira ngo iyi miti uzoyishobore. Barambwira ati uzoze ufata imiti kwa muganga y'intuzi ya peti. Nuko ukwezi kurashize, maze imiti y'ukwezi gitondo, ukwezi kwa mbere ndakurangije, ngenda gufata imiti y'ukundi kwezi, sheke bamperamo imiti ya peti, ndayimwe tangira kurya, nkumva peti nyine ngumva inzara, ku buryo nabyusaga madamu saa 9 za nijoro acumbe, kandi maze kurya nkamubyusaga agacumba nkarya, sizera akongera agacumba mu rukerera, akongera agacumba, ngumva uwo neza inzara igiye kunyica. Akambwira tuzurya izi n'imiti yayo, imiti baguhendura imiti izitera inzara,
kugira ngo yige inashobore kuba yogukiza. Kandi wenda na bya biro byari na bya biro nk'ibigaruka nuko tikuragenda ukira. Naje ntangira kubijimvamo, ntangira guhaguruka, bakamfata ukuboko kaje kunotesha izuba, kagaruka kagenda jenyine, rimwe nkagenda afata ku biti ku byuma, kaje hejuru ngota izuba, kagaruka nuko bimenyera ubwo buzima bwo kunywa imiti. Ukwa 11 kuragera, kwezi kwa 12 umwaka urashira, kwezi kwa mbere ntangira nyine kuba nosenga. Urumva ico gihe guhera mu kwa 8 sinasengaga, sinavaga mu nzu, nta kintu nari nemerewe gukora, ni ukurya kunywa imiti, mara kurya nkaryama. Ndi mu gitanda sinobyuka, kaje kotisha izuba kagarura. Nuko ubwo buzima mareye mu kwa mbere ntangira kubona imbaraga zo kuba no kwitwara njenyine umuntu atamfashe noneho. Kandi n'imiti urumva nayisigaje ukwezi kumwe ngo marikire, kuko natangiye mu kwa 8 kuko kiri ari gushira mu kwa 2. Ntangira kuba nosohoka, bona ntangiye gusohoka jenyine, ngasohoka hanze ya gate nkagenda, nkamanuka gutya nkazenguruka gutya, avuga ati wow yakize. Abantu bambona n'ukuntu bambonye mu bitaro, bakambwira turushafite kura mapa kweri, ni wowe ugenda n'amaguru gutya n'ahantu wari ugeze utabashaga no kuba tureba, tumenya bagusuye. Umva abantu bangeraga hose sinabamenyaga, sinarebaga, nubwo bavuga uti sinumvaga, barazaga gusa nabo bakareba bakigendera, kwa kuntu uza kureba ukigendera ntiwovugisha umuntu. Nuko kuva abantu benshi ahubwo bangizeho, ako simbago baza kukureba warakizaga ugati kuntu twaje kukureba ndiho tubonye wewe waragize, tukanabipfa n'abantu benshi ati nije wakurebye. Wumva ko mujara wanje yitwa Mayeri, nawe iryo joro narenze yaranjanye mu baje, madamu yamagaye baza kunjana mu modoka na pambuko, arambwira ati njewe narakujanye, bari kwaguha imiti, umutwe uri hano uryamye ku bibero, ariko sinigeze numva ko ninjye arugeze kure pe. Nuko ati nta makuru wamenye, ati ntayo, ahubwo mwe waransuye wewe, ati nije wagusuye nyine ntabizi. Madamu ati yarahageze n'uyu ryari ko ntababonye, tishe wari uzi ko wari wapfuye, wigeze ubona ibintu se wewe, twari uzi yo wewe. Tibaraje ku ikanisa, revera urumva cagenda agiye saa 8, saa 7 za nijoro n'igice, revera yaje saa 8 wacu, ariko sinamenye ko yaje, asubirayo cagiye kandi naremje, kandi yaraje sinabimenye, bamuyomba nuko baraje gakenje simbimenye ko baje. Tibo kurenganya nabo barabonaga ihari urimo, tibondenganya. Nuko none ntangira ageze mu kwa mbere, babona ko ndagenda kagera kuri stage nifite ingona, ariko nitwaje inkoni kugira ngo ntarakomera n'amaguru neza, akijuguma, ariko nyine amaze gukufatisha ko gukomera, imitsi imaze gukomera, mbese ikintu amaraso yari yarakamutse mu magufwa, n'imbaraga zari zarashize, kugenda kumva neza no kwamvunika ngakonyuka amagufwa akamagwa, kumva ko ndababara kugenda, guhagarara nyine ugahagarara ugashinga ukuguru bigoye. Mu kwa mbere noneho nama ntangira, nagenda nagaruka nkabijimba, kama mzimba amaguru akamangana gutya, guhera hano kama mjimba gutya,
icyo gihe mu kwa mbere nyine utangiye gukira waba nk'ukora urugendo wava mu rugo wagera nko kuri stage kubera igihe nari maze ntagenda guhera mu kwa munani ndi umuntu uryamye gusa mu gitanda kugeza mu kwa cumi mu kwa cumi n'abiri ntari umuntu wo guterurwa gusa urumva niyo hari nari mbe amezi yose guhera mu kwa munani sinasohokaga sinagendaga baranterura bakanyoteje izo bakangarura urumva amaguru ntiyaramenyereye ubwira ute kugenda amezi nk'atanu yose utagenda uba mu gitanda birumvikana uwagenda ukabyimba nagenda nkabyimba cyane kabisa amaguru akamabyimba akangana gutyo yose kandi amarenga aribwa akamazamo umuriro imisonga ibiki ndaterwa n'ikintu cy'amaguru kera uko indwara gitondo iyo yagaragaye iyo ko ndayivuza ariko amaguru kukama kubyimba guhera hano hasi mu mano kugeza hano kukabyimba kabisa uko rero kono ku buryo ntambaraga ipantaro sinambaraga ipantaro ariko waba utagenze naba ndagenze nabwo nkabyimba ariko nkabyimba nicaye noneho akarusho ndajaga kubyuka ngasanga amaguru yanganye gutya uryamye ngasanga amaguru yanganye gutya yabyimbye kugenda kikaba ikibazo nkumva ko ndakanyaga nkabyumvira mu mutwe ndabyimba ariko bambwira ko ari amaraso yipfunditse kubera kutagenda maze igihe kinini njyamye mu gitanda guhera urumva mu kwa munani nawe umuntu uterurwa gusa nkajana kotejwe izuba aho serivisi zose akazinkorera none umva ayo mezi guhera mu kwa munani kugeza mu kwa cumi n'abiri ndi umuntu wo guterurwa gusa umuntu utagenda wari umenyereye kwirwanga nimba ari umuntu uzi ugenda ni jewe nagira akagaguru none umva umuntu wakundaga kugenda amaze amezi 5 uri mu nzu uba mu nzu mu cyumba uterurwa bakagukora serivisi zo kuguterura ku ruhinja urumva rero ntibyoreka nagahita amaraso aba yaripfunditse amaraso ntamanuka kuko byari bimeze bisanzwe kuko ntugendaga kuri amaraso azatembera ari uko umuntu akora siporo rero nicyo kibazo yaripfunditse kubera kuryama rero ugerageza ugende ucumbagira ububabare ariko amaraso abona uko atembera mu mubiri wawe neza yego nkabyimba nkababara nakandagira nkagutya nkandagiye nkababara byaba ngombwa ko amaguru nyashira ko ntuze gutya sinkandagira hasi ku meza ku ntebe cyangwa ku meza nagiraga intebe yo narashiraga imeza cyangwa ku meza nkayashiraho nkarya nyashizeho najaga kuryama bakazana umusego bagasigura amaguru kugira ngo atabyimba noneho ngacurama kwa kundi umuntu ntuzi uko uzushira umusego kuko ntuze kwijuza kugira ngo ugende hejuru amaguru akagenda kugira ngo amaraso atembere akaba ariko njyama umwe aryamye gutya undi akaryama gutya amaguru akaba ariyo aja hejuru kurusha ibintu zose kugira ngo amaraso atembere mu mubiri yagutya noneho kakagera igihe nagira gutya nkumva nk'amazi ari kumanuka amazi urabona uri gucuranura amazi mu gakombe n'akandi kabyumva wenyine nkabyumva n'ukuri kabyumva kumva neza karatembera kuko nigeze kuryama numva karantemberamo kaho umutsi wacitse karameneka ku gitanda ngira madamu ati maraso yanshizemo yamenetse ku gitanda nyaryamyemo arebe arayabura aramubwira ati wabaye gute ko nta maraso ndi kubona ku gitanda wajyamyemo ntayo ni hazima nta kibazo ariko ukabyumva ko nta numva naroruje bimeze gute tiyoyaye ntaho ufite ikibazo naho amaraso kubera n'uruhu rwari rwarakwedutse rukamera nk'ishashe kubera kurwara amaraso nyine ukayumva ukazamumva gutya nyine ugakora ukamuyumva ari kumanuka mu mubiri kuva ageze mu mavi kandi uko yamanukaga niko nagenda mzimbaga
yamanuka atembera nkongera nkagira gutya nkumva ngo jigi akamanuka gutya nagira gutya nkamajigi akongera akamanuka mu maguru kandi kuko yamanuka hano nkamajimba nuko nk'amazi ari kumeneka nkaba wanda ucunura mukumva kabyumva nkakuriya nari meze amaguru yombi noneho ganono nuko baza kumva barambwira ngo nzomwe isupu y'inka amagufwa hari abazateka bagakuramo isupu ngo biza bituma amaraso atembera neza akoroha mbese amaraso yavuze akoroha ukabyimbuka agatembera neza tangira kumwe iyo supu imiti iki watangira kuntera inshinge mu nzu amasindano bakazana abaganga bakandiba y'ayo maraso nyine kandi igituntu kivuyeho utangiye ndacamwe imiti yacu n'amaguru kera byinjiyemo nuko ico kibazo naco nakimaranye ukwezi kurenga nzimba amaguru kweri kwama nuko ngira gutya barangira ati makuru agendukira amaraso yararikuranye ari gutembera kumva bya bindi bitangiye nuko jya nagira gutya kumva karapfukumuka nagira gutya ariko none arangira ati mu minsi mike kubera inshinge nibiki uko bari kwagenda bamvura arangira ati arugwagira gutyo kumva amaraso karamanuka nkuko warusanga ubyumva nabigura gutya ngumva yaye ahubwo ngumva ubuyengera kubura nibwo bwabuziriye pfa kumva ko urazamukana n'ubundi kubura amanuka nuko aya tugutangiye gukira amaraso yararikuranye karatembera neza ukurakira sawa nuko kwezi kwa mbere tukwinjiyemo turagukomeje ibyo cy'amaraso nacyo bisa birashira kwezi kwa mbere kwagiye kurangira amaguru yarabyimbutse yose n'igituntu caragabanyutse ku rwego rwo hasi ubwo amezi 3 anagiye kugera nari mbura ukwezi kumwe nari mu kwa mbere mbura ukwezi kumwe nuzuze 6 kuko natangiye mu kwa 8 nuko none numvaga nkumva imbaraga zagarutse arangira uzurya cyane igikoma byumwa cyane bagutekera indyo nyine batangira kunyandikira indyo ngomba kujya z'intungamubiri ibintu nk'ibyo amabeterave n'ibiki kacumbari utuntu nk'utwo aho yapana ibintu bifite isukari bambuza isukari bambwira ibintu kunywa icyayi cyonyine kidafite isukari aho kunywa igikoma cyinshi kugira ngo umubiri ugaruke nuko nari narananutse ku buryo nafataga hano intoki zigahura zombi inzara gutya mfashe gutya zigahura urabona ko ujya ku ishati intoki zirahura nuko nguko nari meze yari amagufwa gusa kugeza ubwo rwego noneho mu kwa mbere imiti ndakira numva ntangira no gusenga ndayimwa imiti mu kwa kabiri ninjira mu kwa kabiri ariko mu kwa mbere urumva nayo nakize kera ya maguru yarakize nayo tangira kugenda mu kwa kabiri twinjira mu kwa kabiri ndamwe imiti nibwo nari mfite ko kurangirizamo kire kugiye kurangira nagejeje hagati nakize tangira no kuririmba mu itorero kuvuga abana bitangiye kuza ariko navuga umwanya muto nkaruhwa ngahumagira mu gatuza kubera cyagiye mu bihahaga ngahumagira akambwira ati niyo mpamvu gusa wirinde kuvuga cyane gutongana ibintu nk'ibyo akambwira ati n'umurwayi wa condition mukanye mutongana n'ubwo gukora amakosa angana gute tumukamutonganya bimutera kuvuga akaruha kuko akoresha ke mu gatuza muzirinde kuba mwamutonganya cyane kugira ngo abasubize cyane aruhe
bigenda byagura agatuza bikakangiriza. Rero akeneye umuntu ahantu hatuje atavuga wenda akegera n'agakira buke buke. Nuko mu kwa kabiri numva ndakize ntangira kuririmba karimba nk'indirimbo imwe ngaho magira gatanga mikoro. Nuko nja kwipimisha barambwira ati warakize ntagisigaye, asigaye no kwiyitaho kurya nubwo imiti bati imiti kukuvamo bizatwara nk'umwaka ariko nurya neza cyane ntabwo bizatwara igihe kirekire nk'amezi 8, 12, umwaka umubiri wawe ugaruke. Rero biza bigora indwara kwinjira ariko kukuvamo ni ikibazo, biza bitwara imyaka myinshi ariko ugomeza uryo bizagenda biza. Nubwo nyine mu kwa kabiri nari nakize bahita bankura kuri kire kugeza n'ubu nyine mu kwa kabiri kugeza n'ubu nyine ntabwo biragaruka. Ndarimba meze neza, kubyimba byarashize, ndarimba ndaruha ariko si cyane kuko ndi mu gatuza ariko si cyane. Ndavuga ndaganira ndirukwanka ako si no kurwanga cyane ngo ndengeshe nyine ndarakize. Guys, ubuhamya bwa Trésor burakomeye cyane. Dushimye Imana yakurinze Trésor cyane. Turashimye kuko aho wageze hari batarenga nyine ngo bongere babe bazima cyangwa wenda bikaba byabagira ikindi kibazo gikomeye, ariko turashima Imana. Niba wenda abantu bari buze gukurikirana ubuhamya hari ikintu numvishe gikomeye, buriya uzi ko kuryama ukaba wo kwihindukiza twe tubifata nk'ibisanzwe, cyangwa kurya ukabasha kwasama umuntu abyumva nyine nk'ibisanzwe, cyangwa ugatekereza ko ubasha kugira gutya intoki ukumva ko hari igihe byo kwanga. So urumva rero Imana ukuntu ikiturinze, dushima Imana yarinze Trésor. By'umwihariko turashimira abantu bamusuye bamusengeye, turashimira famiye yiwe nubwo ari inshingano ariko hari famiye nyinshi zitabikora cyane kandi ari umwana wabo ariko ntibabikore. Urumva ahantu hari ugeze usibye wenda umugore wawe kwihanganira abandi bo kwivovota bocika intege. Hari igihe umuntu atangira gwaza umuntu ariko yageraho akavuga ati suku yazokira nzahera ryari kugeza ryari. So turabashimiye n'ukuri Imana mu ijuru ibahereza umugisha mwinshi. Dushimye n'Imana ikomeje kukurinda, ukomeze kwikorera nyine nk'uko uzubikora. Tugana ku musozo rero, sinzi niba wenda yagarutse hari akarimbo wari imbere abantu bagitegereje tugasoza ikiganiro. Baratwihanganira kuko ndumva narushe tuzoririmba ubutaha. Murabyandika muri comment. Ni umuririmbyi mwiza benshi muramuzi, murabyandika muri comment niba mushaka ko azagaruka noneho tugakora igitaramo tugashima Imana. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiye buno buhamya. Imana ibahereza umugisha, n'umuntu wese uri muri iki kibazo menya ko hari igihe byorangira. Yaba ari wowe ugwaje umuntu umeze nka Trésor cyangwa umurenze cyangwa munsi yiwe cyangwa ari wowe urwaye, Imana hari igihe yo guhindura amateka. Turabashimiye rero ko mukomeje kudukora subscribe. Imana ibagire neza. Ciao ciao.